ejo narebye debiri hagati cyangwa kutumvikana hagati y'umuntu witwa Magashi utari umunyamakuru na papi w'umunyamakuru. uyu muginga w'umusivile yarangiza akishiganisha kwa generali wowe urahamagara generali ariko we akizigikiriza izi generali cyari Sikovia uraza kubigenza ute Sikovia ko wanyatatse undenganya Sikovia ubu ntubibonye Sikovia wemera papi rero reka baza nuko nawe ari nkawe twebwe ntago tukiri mu bya mituwele twe turi mu bintu byo hejuru cyane by'umutekano ureba igihugu ibyo bya mituwele biri mu baturage biri mu masibo biri mu midugudu biri mu karere biri twebwe rero turi mu bireba igihugu turimo turareba baduyi nkaba Habyarimana Jarike barimo batanga amafaranga muri aba ba influencer abangaba biyita abanyamakuru. Habyarimana Jarike yabaye amafaranga kuva kwa Kisekedi. Ibi bintu rero ntitubivuga namwe muze mwe kuza kujora Magashi ahubwo murebe ngo Magashi arimo ararwana n'iki. Nuko twatangiye twinjira ikiganiro twumva amajwi agiye atandukanye y'impuruza ndetse nayo uyu mugabo bita Magashi wagiye nawe rwose wageze mu kibuga rwose arimo kugikiniramo uko yishakiye cyangwa se arimo gukina sinabyaye n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Ndakwinjira rero gutya reka nkubwire yuko tuje mu busesenguzi bw'iminota mikeya cyane ntabwo dutinda kugira ngo turebe ibi ni ibiki. Umugabo bita Jean Paul Nkundineza muramuzi ukunda gukora inkuru z'ubutabera cyane akaba ari umunyamakuru kandi wa BTN TV akaba yaratanze ikirego arega uwo bita Ruzirabwoba cyangwa se wiyita Magashi. Magashi rero uyu nguyu aramurega iki? Umugabo yigeze kwicara kujya ku rukiko ariyitereka iyo bitanga no kwitereka nyine abanyamakuru bamugimbira mutega mikoro koko yita Jean Paul intera hamwe umuvugizi bigarasha sinzi ngo wa FDLR n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ibyo byatumye Jean Paul nawe akoza hasi ikaramu arandika yandikira urwego rw'ubugenzacyaha cyane ariko yandikiye umuyobozi w'urwego ntabwo yandikiye ribu rusangiye atabaza ko uyu mugabo Ruzirabwoba Magashi arimo kumwibasira cyane arimo ndetse no gushaka kumusenyera urugo aho yavuze yuko ngo yifuza ko arimo gukora ibyaha kugira ngo rero ko bamusubiza muri gereza ajye kureba ukuntu yakongera kubona na Victoire ngo bajye bakora ibyo yavuze ngo n'ubusambanyi. Hanyuma rero tukomeje kuri uyu mugabo bigiye bitandukanye nanone yagiye yumvikana appointing abanyamakuru abitwa abanyamakuru kandi koko b'umwuga nka Karegeya abanyamakuru nka papi uyu nguyu na Karegeya nawe turaza kubitsaho turimo turasoza ndetse n'uyu nguyu Samuel ariko we ntagari cyane nuko gusa agenda appointing ahubwo rero mu busesenguzi twe turimo turakora izina kuri indi twibaze ngo kubera iki appointing ku muntu uyu n'uyu ese uyu muntu n'uyu akora iki. Uyu mugabo Magashi mu bihe bitandukanye irebe iyo ugiye kwibasira nk'umunyamakuru runaka ubona yita ku munyamakuru wenda ukunda kuvuga inkuru zo kuvugira izo bita ngo ni inkuru z'ubuvugizi cyane abaturage ibibazo by'abaturage. Hanyuma rero uyu nguyu niwe Magashi bahita babonana akavuga ati mwe mukora inkuru akenshi na kenshi zifashishwa n'abantu baba hanze cyangwa se barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma bingibi rero bikavuga yuko ngo ari misiyo baba bafite kugira ngo bagaragaze ibitagenda mu gihugu kugira ngo abo bahanze nabo babone ibyo baheraho bavuga. Hanyuma rero mu bindi bigiye bihari ubwo ndakubwira kuri uwo nguwo nkubwiye kuri Nkundineza nkubwira kuri Karegeya nkubwira kuri papi ndetse na Sikovia rimwe na rimwe yamwikijeho cyane rwose nka umururaka. Ariko uyu mugabo rero none hari ikindi kirimo kwibazwa ko agenda yibasira abanyamakuru mu bihe bitandukanye akibasira ndetse n'abayobozi bitangazamakuru nka Sikovia n'abandi gutyo. Uyu mugabo ko atageregwa ngo wenda ibyo bikurikiranywe ni ukubera iki? Ibyo niyo biribazwa ntago twize tuza kuzujora ariko cyane nuramuka ufashe inkuru z'uyu mugabo akora ugafata inkuru z'umugabo bita Kasuku Jessica zo mipango akora ukareba uwo wita Claude ibiganiro bakora ibiganiro ko ntago abanyamakuru ni inkuru n'ibiganiro usanga ku bwiganze basa nkaho bibasira umuntu wese wavuze wakoze inkuru z'ikintu kitagenda. Ibyo rero bigatuma abanyamakuru basa nkaho bibaza bati se
uyu mugabo niba yaranatumwe uwamutumye yatubwiye ko tudakeneye kujya wenda izi nkuru zidakenewe, niba ari inkuru z'ubutabera akavuga ati ntimwemereye kuzikora, nimba ari inkuru zo buvugizi batemerewe kuzikora, aho kugira ngo twebwe umuntu tutazi no from nowhere nta rwego avugira ntaki aze kuduhungeta kandi izo nzego zihari zitanagira gute zitaramutumiza ngo zimubwire ati sigaho zitamukebura. Cyane cyane yuko nagira ngo nibutse yuko muri manda cyangwa se mu nshingano za RIB harimo no gukumira. Ibyo biba bishatse kuvuga iki rero? Uko gukumira bisobanura yuko ngewe umuntu ku giti cyanjye ngiye ku mbuga nkoranyambaga nkagira ibyaha nkoreraho, si ngombwa ko ari ujya kundega. RIB ishobora guhita ifata umwanzuro wo kugira gute kugutumiza cyangwa se ikaza kugushaka kweza abagenzacyaha bakaza kugutwara ukajya gusobanura cyangwa se ukanabifungirwa bitewe n'imiterere y'icyaha wakoze cyangwa se nuko umugenzacyaha bishaka cyangwa se urwego rwamutumye rubishaka. Bisobanuye ko rero ibyibazwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye akavuga ati se uyu mugabo ntajyarirwa, uyu mugabo ntafungwa, nako nindakorwaho. Se dukwiye kumenya mu by'ukuri nimba kuko ubutabera bushobora gutangwa ku bantu bose cyangwa se uyu nguyu we ari ndakorwaho. Ese ibyindi byibazwa ukibaza ati se ibi biri mu murongo mugari w'igihugu wo gucecekesha wenda abanyamakuru bakora ubuvugizi, bakorera inkuru z'ubutabera ntibikenewe, ese ni iki? Ibyo rero byibazwa nibyo abanyamakuru bagiye batandukanye nka Mutesi Kove yanayize kubyibazaho nyango mu kiganiro rimwe kuri televiziyo ati uyu mugabo Magashi ndabizi ko ntacyo wamurega ngo bizatange, nza abantu benshi bamureze ariko bitagize icyo bitanga. Ndetse n'abandi bagiye batandukanye bikagaragara yuko rero mu by'ukuri nk'uko abanyamakuru bagiye batandukanye bagenda bivuga bakeneye ubutabera cyangwa se bakanahabwa umurongo mushyashya wo gukoreramo, cyane cyane yuko bavuga ati uyu Magashi uvuna umuseke akiyongeza undi, nawe tugomba kumenya niba koko ibyo akora byo bikenewe natwe tubijyemo cyangwa se twirinde ibyo bidakenewe tunabibwirwa n'urwego rubifitiye ububasha. Ahandi rero ku rundi ruhande ukibaza ati se koko nimba umuntu ashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ijambo, reka turebe nk'urugero, hari umugabo bita Moses Turayishime uriya wundi mutinganye, rimwe igeze kujya ku mbuga nkoranyambaga arandika ati afatira passport yiwe ahindura ahanditse igitsina ashyiraho F ugaragaza ko ari umugore, arangira ati mu Rwanda habona umugiro uryoshye. Ibyo byaje kurangira afashwe arakurikiranwa, kandi ngira ngo ntekereza ko nta muntu wamutangiye ikirego. Ni urwego rwibwirije nyine mu buryo bwo kugira ngo bakumire wenda ikwirakwira ry'izo speculation, baramubaza. Undi n'ibigiye bitandukanye n'uwo bita Spiriane Jihadi, abagabo bose nyine b'abagore nuko nawe ati puringo y'Ikigali irandagaye ngo Yesu ngariyo ari kwiye kuza gatabara simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo, nawe urwego rumutumizaho ruramubwira ati arisobanura asaba imbabazi baramureka. N'abandi bagiye batandukanye mu bitandukanye bigaragara yuko RIB ikora kuri icyo gice cyo gukumira no kuba yagira gute yagira ibyo bakavuga ati se uyu muntu wita abantu interamwe ku karubanda agafata umuntu akamwita umuvugizi wa FDLR akamwita umusambane w'umuntu mbese abantu bose akabita uko ashaka, rimwe na rimwe agakoresha n'amazina ashobora kwibutsa abantu ibintu bitari byiza mu mateka bishobora gutuma nawe byazana wenda n'undi mwuka, akavuga ati si uyu mugabo we ni gatike utayakumirwa ibyo avuga wenda ngo abwira ati sigaho rekera aho ngaho ni bwoko ki. Ibyo rero byatumye uyu mugabo bita Jean Paul Nkundineza atanga ikirego mu ibaruwa nini cyane yari ikibazo bwa RIB avuga ati mu bihe uyu mugabo yaranyibasiye, avuga ko nsambana na Victoire kandi ndimo no kwibyanca kugira ngo umusanye muri gereza ngo tujye kongera gusambana, ngo yaratwiboneye. Ubwo ni kwibaruwa ivuga nyine. Hanyuma aratabaza avuga ati umugabo yanyise intera hamwe, yanyita umuvugizi wa FDLR, agira gute ati ndasaba ubutabera kuko rwose uyu mugabo agamije kunyangisha rubanda, agamije kunyangisha societe, kandi mu by'ukuri ndi umunyamakuru uzwi wemewe nakosheje. RMC ishobora kuntumiza ikanyereka amakosa nakoze nkasaba imbabazi cyangwa se byawenda binabaye too much, procedure z'ubutabera zikubahirizwa. Ariko ibyo ntago bikorwa, ahubwo rero tukibaza tuti
bizagenda biti. Uyu Jean Paul nawe rero mu gutangaza mu bigiye bitandukanye biganiro giye akora bitandukanye muri iki cyumweru nizo ngingo akenshi agenda tumizwaho akavuga ati ngewe nari burita mukurikirana mfite uburenganzira bwo gutanga ikirego mu rukiko nkishyura igarama ry'urukiko. Ubwo rero twitegure yuko mu bihe biri imbere tuzakurikirana izo nkuru z'ubutabera ku banyamakuru nk'uko babisaba uburyo bigiye butandukanye. Nagira nkwibutse yuko ari kuri Mwiki Official uburyo mwe cyangwa nzatukugezaho amakuru y'ibiganiro kuri politiki, diplomasi, ubutabera ndetse n'ububanyi n'amahanga ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Mu gihe byiza, ciao ciao.